Yes, ashimwe. Praise Jesus. Ndashimana ku gitondo cy'uyu munsi. So I thank God in this morning. Ndashimana ku bihe byose byatambutse. I thank God for all the days past. Uyu munsi rero Adike iyo nza kuba ari giye bazanira kumurya iminota. So I think if I could be the first, I could use much time. Igihe cyose iyo mpagaze hano mba numva mfite amashimwe menshi, mba mfite ubuhamya bwinshi. Ariko nkabura amahitamo nkumva byose ni byiza nabivuga ariko umwanya ukaba muke. Because whenever I stand here, I feel much testimonies and I want to speak all, but the time is short. Ubushize nahagaze ahashima Imana mvuga ko nzashimana none uyu munsi ndi hamwe n'abana banjye. Last time I stood here, it was a time of testimony and I said I will come with my children. Umwe ntiyabashije kuza yagize ikibazo cyo kurwara tameze neza azumwe. So one has been sick and I came with only one. Reka mbanze nshima Imana kuri uwo wagiye hanyuma nshima Imana no ku ijambo ry'Imana agiye nkomeza kurikirana nakomeza kugenda numva muri jewe rimpa imbaraga rinkomeza mu mwaka ushize. So I will first of all, based on how the word of God gave me strength, ndashima Imana ko yangize umukozi wayo. I thank God first of all that He made me His servant. Amuvuga butumwa wo kuvuga iby'ukuri ibyo mpamya biri mu mutima wanjye kandi ndambona. I was appointed as an evangelist who preaches the truth that fills my heart. Hari gihe ntabona umwanya wo kuba najya mu bice turimo dutuyemo ariko nkabona umwanya wo kubwiriza abo nkorana nabo abo mbana nabo mu kazi nkabaha ubuhamya nkababwiriza abandi bakakira abandi bakagenda ariko namaze gusobanukirwa kwiza atari imirimo yanjye icyanjye ari ukusohora ijambo ryanjye abakira bakakira abandi Uwiteka nawe akabitaho. So probably I don't get a chance to preach the gospel around my area, but I preach the people whom we work together at my workplace. Icyo nshimira Imana rero ko Imana yampaye kuba umukozi wayo nkamuvuga butumwa nuko igihe cyose hari igihe najyaga ntekereza ku mirimo y'Itorero nkatekereza ku bakristo nkatekereza nabona bitagenda neza nkanabivamo nkavuga nta nubwo binandeba bikomeze birebe n'abandi. So I used to complain saying and even judging some different things and I say this does not concerning me, but I'm thankful to God that He made me an evangelist. Ariko uko natekerezaga ntabwo ariko nkitekereza kuko niyo mbonye hari bitagenze neza hari icyo nsabwa gukora kubw'ijambo mba mfite no kubwo umuhamagaro nahamagara kuyikorera bigatuma ntuza bigatuma ahubwo mshakisha izindi nzira nziza zagarura wa muntu numvaga ntakwiye no kumukurikira. But I'm no longer the person I was because nowadays I don't hate anybody and when things goes wrong I pray that God may bring back someone not just judging. Shobora kuvuga byinshi nkibajwe ijambo nateguye kubwo ibihe nagiye nyuramo n'abana banje badahari. I will quickly read the verse of the promise which helped me the time I spent without my children. Hari ijambo riri muri Zaburi 25 ku murongo wa mbere. It is in the book of Psalms. Navuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utanyeganyezwa ahubwo uhora wemye iteka ryose. Niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. It is the book of Psalms 125. Gusa niba ubishaka komeza ugende. So Uwiteka arahari. when I gave this message to my son, he replied positively saying, "You help me in the process." Nihuse amaze kugerayo ubwo ndatarutse ko yaragiye yagezeyo. So I will jump. He traveled and arrived there. Wari witeguye kumufasha no kumwakira si we wamufashije si nawe wamwakiriye. But a person who was ready to welcome and help him, he is not the one who served him. Tagira kugira ubwoba rero ndabubaza ati ejo naraha namubwira ati nari kumwe n'abana numva
simpuje nabo, ndagenda njya ahandi ntangira nanjye kugira ubwoba, ndavuga nti umwana wanjye nagira inama ngo agende muri biriya bihugu, ntabwo yari uko yari amwanzi. So he was telling me, I lived with the people, we disagreed, and I shifted to the other place, and I started to be afraid. Nkomeza gusenga ngendeye muri iri jambo, nkamubwira nti komeza wiringire Uwiteka, niwe wakuyoboye, niwe ntuzanyeganyege kuva ku ijambo ry'Imana, uziringire Imana, ntuziringire umwana w'umuntu. So I strengthened him, saying, you rely upon the word of God, not rely upon a human being, just be stable in the word of God. Ubu rero ndashima Imana ko uyu mwaka ushize yaje kuri 27, aza yarasigaje nk'amezi 2 ngo z'imyaka 7. So I thank God that the last year he came back in Rwanda. It was about 7 years living abroad. Ameze neza, nawe nakira azaza ashime. Ibyo byose nari mbifite ku mutima, mvuga ngo naza nimubona ameze neza nzashima Imana. Ariko hamwe no kwiringira, namaze kwakira ubutumwa bwiza, numva ko atari uwanjye ahubwo ari uw'Imana, nanjye ndi uw'Imana, ko byo dutunze byose ni ibyayo, nawe ubwawe n'ubwa, mbese nakira umunezero uvuye mu gakiza nabonye. So and after I received this salvation, I couldn't be troubled again, because I have this faith that either me and my people and everything of mine, we belong to God himself. Ni byinshi cyane nk'uko nabivuze, ndahari ndashima Imana ko Imana yadufashije, Imana yatugiriye neza. Twasengeraga byinshi ari mu buryo bw'itorero, dusengera ibyangombwa turabibona, murabizi. Nanjye nasengeraga ibyanjye ku giti cyanjye, nkafatanya n'iby'Imana, ko byose Imana yabishubije kimwe, tubona ibyangombwa, nanjye mbona ikibanza n'ibindi ntabasha kurondora. So generally, I thank God. On the side of church, we got the construction permit. On my personal, I got, a plot. I bought a plot, and in general, I'm thankful to God. Kandi cyiza nishimiye, kandi ntakuye aho twategerezaga ko bazatwishyura badusenyeye, n'ubu ntibaratwishyura, ariko naravuze ngo Imana ifite inzu nyinshi mu Rwanda n'ahandi hose, ifite umutungo dutunze byose n'ibirimo n'ibyayo, nzabona kimwe muri ibyo. Rero narakibonye kandi nishimiye, ndashima Imana. So actually, my former building was destroyed, and I was expecting God may use the country to give us the plot and the house, but I received on the other way. But I thank God that He makes a way. Reka nsoreze aha ngaha mpamagare nzamukosha Eliza nawe azabasuhuza ubwo yifuje kongera kugaruka imbere y'Itorero, nk'uko ajya kugenda yagiye ashimye, agarutse none gushima. So my daughter, before he left Rwanda, he came here to give the prayer request, and now I want her to come and greet the church, because she came back safely. Wibindi arabyivugira. And she's the one to give her testimony by herself. Yes, ashimwe. Praise Jesus. Yes, ashimwe. Praise Jesus. Hallelujah. 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 Ko nta murari mufite mu nzu y'Imana. You are not courageous in the house of God. Yes, ashimwe. Hallelujah. Hallelujah. Nimba wumva wishimye mu mutima wawe vuga amen cyane. If you are happy in your heart, you answer me loudly saying amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Murakoze cyane. Thank you. Nongeye gushima Imana ko nongeye guhagarara hano. So I'm thankful to God that I'm able to stand here again. Umwaka umwe n'amezi 8. It was about 1 year, 8 months. Gusa ndashima Imana yuko ari inyemereye kuba mbere yuko ngenda nahagaze hano, shima Imana. God allowed that before I left Rwanda, I came here and I stood here thanking God. Nabashima Imana yuko nanone kuba naragarutse hano nongeye guhagarara amashimwe. And again, when I'm back, I'm given this chance to come and I deliver my thankfulness to God. Ni byinshi umuntu yashima, ariko twese aho tuba turi hose turashima Imana. We have a lot of things that we can thank God for, but we thank Him wherever we are. Rero tugiye kuvuga ibintu twashima Imana ni byinshi cyane, gusa ndashima Imana kubw'umwaka ushize. So I'm happy and thankful to God for the last year. Yankoreye ibintu byinshi bitangaje. So God made a miracle to me.
so ntago najya turamutse tuvuze ngo mbivuge nasaba pastor ngafata Kobe To give the details of how God worked for us, it is actually upon the permission the senior pastor can give. so rero amashimwe ni menshi yuzuye umutima wanjye. So I'm feeling a lot of testimonies. Kandi ikindi kintu nshima Imana kubw'umubyeyi wanjye. And also I'm thankful to God because of my parent. Hahandi ugera ugacika intege ariko umubyeyi akakwereka ko Imana iruta byose. So you reach to the point you are disappointed completely, but the parent encourage you saying God is the Almighty. Ndamushimiye I Imana thank her y'umugisha. and you as well. Ikindi ndashima Imana kubw'uyu mwaka kandi nizeye neza yuko uyu mwaka uzatugendera neza. So I thank God for this new year and I have hope that everything will be all right. Mwese umwaka mushya muhire. I wish you the new year.